nta munyarwanda ugira ikibazo mu Rwanda, ariko hafi abanyarwanda bose usibye ko n'abantu basigaye batinya kujyayo, abariyo cyangwa bajyayo bagenda bikandagira, kandi hari benshi bamaze no kubizira, ahubwo hari n'abandi tuzi hano benshi batari bake banamugaye, bamugajwe no bafata barafungwa, bicwa urubozo, maze niba munabona n'imvugo isigaye iriho, ntabwo nibwira ko ari ibintu bipfa gukorwa gusa, bigomba kuba biri no muri politike ngira ngo isigaye iriho, cyangwa yari iriho wenda icyo gihe iriho ukundi, ariko ubu ngubu noneho ni ku mugaragaro, ntabwo bikihishira. Nk'ubu ndetse no mu mvugo, ikibazo cyose kibaye cyane cy'umutekano cy'igihugu ubwacyo muri Uganda cyihariye, bavuga ko kigomba kuba cyavuye mu Rwanda, niyo bidafite ahantu bihuriye na busa, niyo bitarimo n'umunyarwanda babisanzemo, ariko ni igisobanuro cya buri kibazo cyose. Buriya niyo haba habaye ikibazo cya covid, nk'uko twese tugifite icyo kibazo, isi yose ifite ikibazo cya covid, uzagira utya wumve umuntu umuyobozi ndetse muri Uganda avuze ko ikibazo cya covid cyaturutse mu Rwanda cyangwa gitewe n'u Rwanda. Buri kibazo cyose n'ikidafitanye isano n'u Rwanda. Ntabwo icyo mvuga bigoranye rero, ntabwo numva neza impamvu, no kugira ngo tubone uko tubikemura biracyagoye. Ikindi birazwi ko hagiye habaho abantu baba muri Uganda cyangwa banyura muri Uganda cyangwa bafashwa na Uganda kugirira nabi u Rwanda. Hari n'abo murabizi, hari n'abo dufite mu nkiko, bamwe bakatiwe, abandi bari mu nkiko barakatirwa, bazakatirwa imanza z'ibyo bagiyemo banyuze muri Uganda cyangwa bafashijwe na Uganda kudutera. N'ubu hari ibindi biriho nabyo, birimo abantu bamwe bo muzi bari mu mahanga, baba hanze za Afurika y'Epfo, baba mu bihugu bitandukanye, bakorera muri Uganda ngo ibigamije mu gihe kizaza kugirira nabi u Rwanda. Ejo bundi munasoma no mu binyamateka mukabona ngo hari imihanda ikorwa izanyura zava Uganda ikanyura Tanzania ikajya i Burundi, icyo bigamijwe ni ukugira ngo u Rwanda rwo mbese baruca iruhande, barutera ibibazo, cyangwa byinshi cyane, bimaze kuba byinshi cyane, bimaze kugira n'ingero zifatika nyinshi ziriho. Navuze abantu bafashwe, imiryango usanga abana, abakecuru, abasaza, wenda harimo n'abasore, bose bakitwa ko ari abantu bari muri Uganda bari gutera ibibazo. Muri Uganda ariko hari n'abanya-Uganda bafite inkomoko yo mu Rwanda. Abo nabo bitewe n'uko ibitekerezo byabo bimeze mu buryo bwa politiki, bazahitamo kubita ko batakira abanyarwanda, batakira abanya-Uganda, bari abanyarwanda, kandi ubwo bagomba kuba bari aho cyangwa batekereza batyo kubera ko u Rwanda rwabatumye. Birakomeza cyane, bisa n'ibitagabanuka, bisa nk'aho ari umurongo wa politiki uriho watanzwe ko ariko bigomba kugenda. Icyo twahisemo rero twebwe ni ukubireka uko bimeze, tukabirekera ba nyirabyo nanone ngo babikemure. Niba mwibuka, kera nigeze kubwira abanyarwanda mvuga, ni naho haje kuvamo igice kimwe cy'umupaka cyaje gufunga
babwira nti kuko abantu baranyandikiraga amabaruha batumaga abantu bavuga ko abantu babo bagiye muri Uganda bafashwe, abandi bari bariyo ni abanyeshuri, ni abikoreraga utuntu za bizinesi ntoya iki bafite, ari utubari, ari amaduka, ari iki, ko bagiye bakabafata bakabafunga bakabavana mu maduka yabo cyangwa mu mirimo yabo bakoraga bakabazana bakabajugunya hakurya y'umupaka. Abo bantu barahari, bari hano. Nabwiye n'aba bantu bacu bareba n'ibyo bibazo ari ibya immigration ari iki, abo bantu bose ko baguma babashyira ku rutonde ubu barazwi, bari mu bihumbi, nta nubwo bakiri magana bamaze kurenga, kuko bakavana umuntu mu bintu bye yari atunze uko ari umwe, bakamufata ibintu bakabisigarana bigasigara muri Uganda. Twagiye tubiganira tukabibwira abayobozi b'Abanya-Uganda, bakatubwira ibyo ntabwo biriho cyangwa ntibabizi cyangwa ababikoze bazakurikiranwa, bigahora biri aho ngaho hagati. Buryo imyaka igiye kuba irashize ntabwo ari mikeya. Twe rero icyo twakoze cya mbere twe ni ukutagirira nabi Abanya-Uganda cyangwa abanyamahanga abo ari bo bose ngo kubera ko igihugu cyabo cyatugiriye nabi cyangwa cyagiriye nabi Abanyarwanda. Icya kabiri ni ukwirinda, ni ukubaka ubushobozi bwo kwirinda kugira ngo ibikomoka aho ngaho bitazagira ubwo bitugirira nabi. Icya gatatu ni ugukomeza kubwira ababikora tubabaza atari ko ibi ni iki, murabikorera iki, twagira dute kugira ngo dushakisha uko wenda amaherezo bizarangira. Ariko ntabwo byarangira kubera ko ntabwo ari twe tubigena, ntabwo ari twe byaturuka uko birangira. Uko bitarangira bizaturuka ku babikora cyangwa ababigena hanze igihugu cyacu, aho nta bushobozi tuhafite, ba nyirabyo nibo bazahitamo icyo bakora. Nicyo rero navuga. Nanone uribuka kubera abantu banyandikiraga bambwira bajyayo bakabambura, ndababwira njye nta bushobozi mfite, ntabwo tuzabwira Abanya-Uganda ibyo bakora cyangwa badakora, cyane cyane badakora ku Banyarwanda cyangwa badakora ku Rwanda. Ibyo nta bushobozi dufite bwabyo. Ariko hari uburyo bumwe bwo kubyirinda, ni ukutajyayo. Ntimuzajyeyo, kuko nuramuka wambutse umupaka ukagera hakurya bakagufata bakagukubita cyangwa bakakugira nabi kundi, iyo